Musuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa amahoro imigisha amafufu n'amafaranga bigufubike wumvuguwe neza. Nitwa City Hunter rero Imana iguha umugisha ko wakoze subscribe kuri The Blessed TV karindwi ugeho uhakore subscribe na ahantu nkorera buri munsi ndetse n'ahandi hantu mugenda munkurikirana mumenye ko hari channel nziza itambuka y'ibiganiro by'umuryango yitwa The Blessed TV karindwi n'ibiganiro byubaka umuryango nyarwanda societe muri rusange itorero cyane hamwe n'umuryango ugeho uhakore subscribe ndetse hano kuri Try Again TV niho tugiye kuzajya tuganirira Try Again official. Ongera ugerageze basi, ongera ugerageze nubwo byanze, ongera ugerageze. Ushobora kuba umaze igihe utereta bagutera indobo, ongera ugerageze. Nimba Imana mu kwandika kwayo yaranditse ati uyu muhungu wanjye kugira ngo azagacira umugore we azashaka ajya mushimira mu bandi avuga ati warakoze kunyemera, azaterwa indobo 10 n'ibitangaza Imana yagerageresheje Abisiraheli muri Egiputa. Nubwo byabangamiraga Abisiraheli ariko byaje kuvamo inyungu ku gipande cy'Imana irandika. Ndabizi neza umuntu waguteye indobo akawanguriya nta kintu yakigezaho akakurebera mu mateka n'ubuzima ubayemo. Ndabizi neza hari igihe kizagera byibura bakitegereza bakabanga icyama nkaba nkuriya cyangwa icyama nkaba nkuriya mukobwa wa iyo nza kumenya nkashaka uriya mukobwa, iyo nza kumenya nkashaka uriya musore. Ariko nyine Try Again, ongera ugerageze. Wikima amahirwe undi musore uri kugutereta, wikima amahirwe amarangamutima yawe byakunda kuba bagutereta nibikunde, kuba watereta nibikunde nibivuze yuko byanze. Ongera ugerageze kuba wadepoza bikanga. Try Again official ni televiziyo nge kuzajya nkoreraho buri munsi muzajya muhabona isura yanjye keshi cyane. Abantu rero munshyigikire mudushyigikire, Imana izabagirira neza. Try Again official hazaba hariho City Hunter. Ongera ugerageze, ongera ugerageze. Umugore wawe warakaye, umugabo wawe warakaye, basi ongera ugerageze, ongera udepoze, ongera ucuruze, wongere nyine ugerageze. Ara umwana w'umuhungu bamwita Lexon Kayira yapfuye muri za 2 hagati ya 2014 na 12 apfira mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko yari umunyafrika wo mu majyaruguru ya Tanzania Nyasarandi ariyo Malawi y'uyu munsi. Bamwita Lexon Kayira yanditse igitabo cyitwa ngo I will try. Yavugaga ngo azagerageza iki. Yavukiye mu bukene, avukira mu buzima bugoye butarimo umukire bene wabo ukize, butarimo ba onkere bafite amafaranga, ariko aravuga ati sinzacika intege, buri gihe nzahora ngerageza kugeza igihe ikintu Imana yagambiriye ko nzageraho nzakigeraho. Niwe munyafrika wa mbere wabonye buruse yo kwiga muri Amerika akanahakura diplome, ariko rwari urugendo rukomeye kuva muri Nyasaranda ajya mu Uganda akambuka akagera ikaritumu muri Sudani akagira opportunity. Ibyo bintu muze gutera comment bati yo nkuru nicyo gitabo ko nakunda gusoma wazayitubwiyeho, nzayibabwiraho mbabwira uburyo nyine yavuye iwabo muri Nyasarandi, mbabwira uburyo yakuze, ariko mbabwire n'uburyo yageze muri Sudan akagira opportunity yo kurira indege akagera muri Amerika. Uzageze muri Amerika ikintu cyabayeho nuko bavuze ati uyu muntu niyavuye muri Afrika n'indege ahubwo yaje n'amaguru. Kubera iki? Yarakotanya babwira uburyo yavuye iwabo agafata ishoka n'umuhora akagenda atema ibihura agacinzira kugira ngo basi ajye kwiga muri Amerika. Yabaye umuntu udasanzwe muri Malawi, yagize ibitekerezo bikomeye byo kwigobotora n'abakoloni. Niwe muntu wa mbere wagize ishyaka. Kintu nifuzaga kukubwira, komeza ugerageze. Ayo mateka yawe azakubera igishoro, azakubera investment. Ubwo buzima uri gucamo uzakubera ubuhamya buzagira gute, buzakwinjiriza amafaranga. Naratanga abandika igitabo bose, akeshi ibitabo nkunda gusoma nsanga birimo amateka n'ubuzima abantu bacamo, bukabinjiriza amafaranga ukabinjiriza amafaranga. Ariko wowe wacitse intege, urashaka kwicwa na depression, urashaka kujya kwa makuza cyangwa mu nkunda amahoro ngo wiyahure. No, Try Again. Ongera ushake nimba ubyiyumvamo. Ntago abagore bose ari bamwe, abagabo bose si bamwe. Try, ongera ugerageze. Niwigirire nabi ayo mateka yawe yandike, uzayagurisha bikindi gihe kizaza, uzayagurisha next generation. Today your generation urastruggling, ariko next generation wababwira amateka waciyemo, wababwira ubuzima waciyemo bakabugura. Ubupfubyi uri gucamo gerageza ukotane, wige ubone buruse.
gira ubuzima bwawe bufite intego, tekereza neza nk'umuntu ufite ahantu werekeza, wikicwa na depression. Jya nangara cyane umuntu akanga kugira ikintu akora, gerageza, wakora ikihe dukagerageza, ngo ahubwo ngo arashaka visa. Naratangaye abantu bari muri Amerika cyangwa mu bihugu by'Uburaya bo twita aba diaspora, wari uzi ko natuzi two mu biro abenshi bakora, bamwe boza abapfu, abandi bakita ku basaza, abandi bakagaburira inkoko, abandi bagakoropa amatuwarete, abandi bagakora muri moruge. Hanyuma umuntu akirirwa yicaye ngo ategereje umudiaspora cyangwa ngo agiye muri Amerika ngo yakora akazi. Nta kandi kazi kabayo. Umuhanga akora amaradiyo n'amatelefone bamwita umutekinisi, haba yakazi ko koza amatuwarete no guheha amabyi y'abasaza. Kuko umuntu kavuga ati gerageza ukora ikiyede byibura, ushobora kwahurira n'umukire akagukunda, ya feva yawe ikazamuka. Gerageza wige igifundi, gerageza ukora akantu gatoya kazakugirira umumaro. Akugasanga nyine umuntu niyabikunze ntiyabikora, wamubwira ngo gira ikintu ngo reka ati nzashaka umudiaspora, ni umukobwa cyangwa ni umusore, nabwo agashaka umuntu utamurwaza. Kuri City Hunter TikTok nabwiye abantu navuga ati urakwiye gutekerereza ikintu umurwayi wese akenera umurwaza kuruta uko yakenera ibimurwari, kuko umurwaza ni umuzanira ibirwari, uzana ibirwarisho birwaza uwo murwayi. Amunyihanganire nimba mvuze ibirwarisha atari cyo kinyarwanda kivugwa, ariko birababaje cyane kubona umuntu ahora ateze amaso ku bandi, gahora ateze amaso ku bandi. Bene wacu b'abarokore bose nakubwira ngo ndize, reka nkubwire umuntu yagufasha rimwe kabiri, ubwa gatatu agatangira kugutaranga, ubwa kane akakubwira ati iki nawe se akagutaranga. Kubera iki? wabuze ijambo try again. Gerageza, kora byanga ariko wakoze, gerageza ukugenda ukora, ugerageza n'ukugenda winjira mu mugisha wawe. Abantu bose Imana yagiriye neza baragerageje. Try again official nicyo kintu. Niyo cano ngiye kuzajya nanjye nicaraho iminota 7 cyangwa iminota 8 nagira ikintu mvuga. Imana rero ibagirire neza cyane kandi bashyigikire, imbaraga y'Imana ikorane nawe, cyubahiro cy'Uwiteka kibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ego ongera ugerageze, onshuti yanjye.